Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Soma Umenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri b'umwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Ese muribuka inkuru nabasomeye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twize ni urabeho malariya. None se ninde watubwira iki nkuru urabeho malariya yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu nkuru urabeho malariya. Murakoze cyane. Rimwe mu masomo twakuye mu nkuru urabeho malariya, twabonye ko ari ngombwa kurara mu nzitiramibu kugira ngo twirinde kurumwa n'umubu utera malariya. Uyu munsi turakora imyitozo yo gutahura no kwandika igihekane gishya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Uyu munsi turasubiramo ibihekane nshyw na nshyw. Turakora kandi imyitozo yo kwandika ibihekane nshyw na nshyw n'amagambo arimo ibihekane nshyw na nshyw. Reba niba ufite ikaye n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Abana muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakayi n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turiga ibihekane nshyw na nshyw. Ese muribuka ko ku ishuri umwarimu wanyu yabigishije ibihekane nshyw na nshyw? Ese mwibuka ko igihekane kiba kigizwe n'inyuguti ebyiri cyangwa zirenze, zikandikwa zifatanye kandi zigatanga ijwi rimwe? Hari ibihekane bimwe twize mu mwaka wa mbere no mu mwaka wa kabiri. Uyu munsi tugiye kwiga ibihekane nshyw na nshyw. Igihekane cya mbere kigizwe n'ingombajwi eshatu, ma, ya na wa. Ma, ya na wa. Ariko ibuka ko dusoma nshyw. Mureke tuvugire hamwe igihekane nshyw. Twongere nshyw. Twongere bwa nyuma nshyw. Byiza cyane. Nimwiha amashyi kuko muri abana beza. Abana muteze amatwi radiyo, ubu noneho ngiye kuvuga amagambo arimo igihekane nshyw. Muratega amatwi uko mvuga buri jambo, hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni guhamywa. Musubiremo guhamywa. Twongere dusubiremo guhamywa. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane nshyw ni kuramywa. Musubiremo kuramywa. Twongere dusubiremo
kuramywa. Byiza cyane. Noneho nimwe mutahiwe gushaka andi magambo arimo igihekane nywa, sibyo? Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nywa ni asomywa, udahumywa n'ayandi. Igihekane cya kabiri tugiye kwiga uyu munsi kigizwe n'ingombajwi 5 arizo na, sa, ha, ya na wa. Na, sa, ha, ya na wa. Ariko ibuka ko dusoma nshyw. Mureke tuvugire hamwe igihekane nshyw. Twongere nshyw. Twongere bwa nyuma nshyw. Byiza cyane. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo arimo igihekane nshyw. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni inshyw. Musubiremo inshyw. Twongere dusubiremo inshyw. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane nshyw ni senshyw. Dusubiremo senshyw. Twongere dusubiremo senshyw. Byiza cyane. Noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane nshyw, sibyo? Shaka andi magambo arimo igihekane nshyw uyabwira umuntu mwegeranye. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nshyw ni nka mukanshywa, kanyenshywa n'ayandi. Iwacu aradukunda cyane, atwigisha indirimbo zikatunezeza. Twajya gutaha tukamusezeraho. Bye bye bye, tuzabonana ejo. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Banyeshuri banjye ndabakunda cyane, batoza uburere bwiza n'ikinyabupfura. Reka noneho twinjire muri ka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe hejuru mu gihe twumvise ijambo rivuzwe ririmo ijwi twize, cyangwa tukabirebesha hasi mu gihe dusanze nta jwi twize ririmo. Ngiye kuvuga amagambo nitonze. Ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo ririmo igihekane nywa murarebesha ibikumwe hejuru. Ariko nimwumva ijambo ritarimo igihekane nywa murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Muriteguye dutangire? Ijambo rya mbere ni kurumywa. Reka nongere ndisubiremo. Kurumywa. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo kurumywa? Nizere ko mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko mu ijambo kurumywa harimo igihekane nywa. Byiza cyane. Reka twongere dukora undi mwitozo. Muriteguye? Ijambo rya kabiri ni kuramywa. Reka nsubiremo kuramywa. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru? Niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko mu ijambo kuramywa harimo igihekane nywa. Mureke dukore irindi jambo. Ijambo rya gatatu ni kuramya. Reka nsubiremo kuramya. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Ibikumwe birareba hasi. Nizere ko ibikumwe mwabirebesheje hasi kuko ijambo kuramya ntiririmo igihekane nywa.
byiza cyane. Ababikoze neza rero mwese nimwiha amashyi. Noneho ngiye kuvuga amagambo arimo igihekane cya nshyw. Ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo ririmo igihekane nshyw, murarebesha ibikumwe hejuru. Ariko nimwumva ijambo ritarimo igihekane nshyw, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Muriteguye dutangire? Ijambo rya mbere ni kanyenshywa. Reka nongere ndisubiremo. Kanyenshywa. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo kanyenshywa. Nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko mu ijambo kanyenshywa harimo igihekane nshyw. Byiza cyane. Ijambo rya kabiri ni senshywa. Reka nongere ndisubiremo. Senshywa. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru? Niba ari uko mwabikoze ni byiza cyane. Nibyo koko mu ijambo senshywa harimo igihekane nshyw. Mureke dukore irindi jambo. Ijambo rya gatatu ni amashyo. Reka nsubiremo. Amashyo. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Ibikumwe birareba hasi? Nizere ko ibikumwe mwabirebesheje hasi, kuko ijambo amashyo ritarimo igihekane nshyw. Byiza cyane. Ababikoze neza rero mwese ndabashimiye cyane, muri abana beza. Noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika ibihekane nywa na nshyw. Nizere ko buri wese afite ikaramu n'ikayi kandi yiteguye gutangira. Reka mbahe akanya gato cyane mubyiyegereze hanyuma dutangire. Mwamaze kwitegura? Ibyo kwandikamo murabifite? Reka noneho dukomeze. Ese muribuka ingombajwi zigize igihekane cya nywa? Ngaho vuga ingombajwi zigize igihekane nywa cyangwa uzibwire umuntu mukuru uri hafi yawe. Nizere ko mwese mwabikoze neza. Igihekane nywa kigizwe n'ingombajwi ma, ya na wa. Musubiremo. Ma, ya na wa. Mwibuke ko iyo twandika igihekane twandika inyuguti zikurikiranye. Turabanza twandike ma, dukurikizeho ya, hanyuma duheruke wa. Zose zegeranye. Umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe yagufasha. Niba ufite igitabo cy'Ikinyarwanda, wareba ku rupapuro rwa 56 kugira ngo urebe uko cyandikwa. Numara kwandika, wereke umuntu mukuru uri hafi yawe akurebere ko wabikoze neza. Reka nguhe akanya gato ko kwandika igihekane nywa nagushyiriyemo n'akaririmbo. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika igihekane nshyw. Muribuka ingombajwi zigize igihekane nshyw? Vuga ingombajwi zigize igihekane nshyw cyangwa uzibwire umuntu mukuru uri hafi yawe. Nizere ko mwabikoze neza. Igihekane nshyw kigizwe n'ingombajwi na, sa, ha, ya na wa. Tuzisubiremo. Na, sa, ha, ya na wa. Mwibuke ko iyo twandika igihekane twandika inyuguti zikurikiranye. Turabanza twandike na,
dukurikizeho sa, dukurikizeho ha, twandike ya, hanyuma haheruke wa. Umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe mukuru yagufasha. Niba ufite igitabo cy'Ikinyarwanda, wareba ku rupapuro rwa 62 kugira ngo urebe uko cyandikwa. Numara kwandika, wereke umuntu mukuru uri hafi yawe arebe ko wabikoze neza. Reka nguhe akanya gato ko kwandika igihekane nshyw nagushyiriyemo akaririmbo. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika ibihekane nywa na nshyw. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Nimureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo ibihekane nywa na nshyw. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3. Nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni guhamywa. Reka ndisubiremo, guhamywa. Nongere ndisubiremo, guhamywa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni kuramywa. Reka nsubiremo, kuramywa. Nongere ndisubiremo, kuramywa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni muteranshywa. Reka nsubiremo, muteranshywa. Nanone muteranshywa. Ngaho nimuryandike. Murakoze cyane, muri abana beza pe. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu, mwareba ku rupapuro rwa 56, 62, mukareba ko mwabikoze neza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba wabikoze neza, hanyuma akagukosora. Ndabashimiye rero cyane uburyo mwakoze uyu mwitozo. Nimwiha amashyi. Abana muteze amatwi radiyo, byanshimishije cyane uyu munsi kwigira hamwe namwe kuvuga no kwandika ibihekane nywa na nshyw. Mwabyishimiye namwe? Dutege amatwi umukoro. Mukomeze mutekereza andi magambo arimo ibihekane nywa na nshyw, kandi mukore interuro nibura 2 cyangwa 3 zirimo amagambo arimo ibihekane nywa na nshyw. Amagambo n'interuro muza kubona mubyandike, muze kubyereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu mu gukomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro birimo ibihekane nywa na nshyw biri ku rupapuro rwa 56 kugeza kuri 58 na 62 kugeza kuri 64. Ngaho nimukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo, sibyo? Mwibuke kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi mukoresheje amazi meza ndetse n'isabune. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Naho mu kiganiro gitaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga Ikigo Gishinzwe Guteza Imbere Uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Soma Umenye. Twige Ikinyarwanda.
Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Soma Umenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.